ngo nta gikwe ugasanga umubyeyi w'imyaka 50 imyaka 60 nawe ngo nta myaka 100 uratekereza icyo kintu kandi arashaje agize 70 kandi arashaje ahubwo arenda kuyigezamo harya aba bandi bana n'aba.com isi ya none baravuga ngo hazashya ryashe ngo mfata ngufate nunde kumbaswe uraza kumbaswa icyo gihe tuzabaza umugabo kubera icyo warekuye umugore wawe kubera icyo warekuye abana bawe bakandagara kuki utabahaye uburere bagomba utagerageje kubaha uburere ngo bagere aho bagomba kugera bakunzi ba Yawe TV turabasubuje cyane hano turi kumwe n'umutumirwa wacu ntago tuzi niba ari umusore cyangwa ari umugabo ikimugaragaza n'ubwana bite umeze gute amakuru turaho turakomeye turashima Imana urema wahanze u Rwanda yego nta muntu umugishije inama yabikoze abishaka murakoze cyane kandi abikora neza cyane urasa neza kabisa ndabona ntari agasaha agakapu dukweto kabisa urasa neza ni bisanzwe ubundi buri giteka buri gihe cyose kiranga umugabo buriya ni isuku yego ako gashakoshi se karimo iki niba atari ibanga ndabona gasa nkaho kabyimbye mu agashakoshi ni ubwiru hari ibintu bimeze nk'ubwiru mu yandi magambo ni ibanga riri muri kano gashakoshi nabyo nta kibazo rero bakunzi ba Yawe TV uyu muntu ntago tumuzi ntago tuzi nimba ari umusore ntituzi niba ari umugabo ntituzi hari ibintu byinshi tutamuziho cyo dushaka nuko aza kutwibwira tukagira byinshi tumenya kuri we ikaze turakwakiriye kuri Yawe TV murakoze cyane turabashimiye yego maka kanya rero turashaka kutubwira wowe uri muntu ki amazina yawe witwa nde ukora iki mu buzima busanzwe hari ibintu byinshi abakunzi ba Yawe TV bashaka kukumenyaho turashaka ko utubwira bimwe mu bintu mukuntu wakwivuga nyine muri rusange ivuge nk'intore yego murakoze cyane tubanje kubashimira ko mwatwakiriye uyu munsi wa none turimo kuganira namwe yego ni by'agaciro kandi gakomeye cyane yego izina ryanjye rero ni Frank Kanamugire yego ndi umugabo ndubatse ntabwo ndi umusore yego hanyuma ntekereza ko cyane ibindi turi buze kujya tubiganiraho cyane birahagije witwa Frank ntabwo twari tukuzi bakunzi ba Yawe TV ntabwo bari bakuzi neza nanjye ntabwo herukaga haraca iminsi myinshi cyane muri aka kanya byinshi turagenda tubimenya kuri wowe ese Kanamugire Frank watubwiye ko ariko witwa yego Kanamugire Frank kuri ubu ngubu mu buzima busanzwe witwa Kanamugire Frank uri umugabo urubatse ese Kanamugire wubatse ryari ese ufite abana bangahe maze imyaka 10 nubatse yego mfite abana babiri mfite umukobwa n'umuhungu yego Imana yampaye umugisha Kanamugire Frank ukora iki muri ubu buzima busanzwe ubuzima busanzwe rero ubuzima busanzwe umuntu abaho mu buzima bwinshi butandukanye ariko mu buzima busanzwe ubundi imirimo yanjye nkora ni umutekinisiye yego mu bijyanye na tekinike iri mu buryo bwinshi butandukanye ariko ndi umutekinisiye ahantu hari hose wanshaka wampamagara nagufasha muri tekinike urakoze wakubaka wakanisha imodoka wakora telefone wadoda inkweto byose ariko specialite cyane ni gukora amatelefone n'amakompiyuta nzaza unkorere kompiyuta yawe karibu tugwaye ikaze kuri Frankatech aho ngaho niho hantu ukorera yego aho niho nkorera Frank rero mu busanzwe hari ahantu wakoze ikiganiro ku Isimbi TV n'ahandi hatandukanye ku social media ugaragaraho nk'umuntu w'umunyabwenge bihanitse ku rundi rwego kurenza abandi mukunda yego ese mu rugendo rwawe rw'ubuzima ni gute waje kwisanga umeze gutyo ku buryo abantu bagutangarira bakagenda bakwamamaza hari umuntu witwa gutya umeze gutya utekereza cyane agashyira ibintu mu bikorwa akaba ari umuntu nyine uhambaye mu bintu by'ubwenge bw'imitekerereze waba warabyize ni impano yawe ni ko usanzwe ntabwo
ibyo ari ibintu byo kwiga mu yandi magambo ni ubwenge umuntu avukana benshi icyo kibazo ntabwo ari wowe ukibaje wenyine ngo ujya unavugira inka ngo ujya usabira abantu ibintu byinshi nyine by'ubwenge urabigira icyo ngicyo ni cyo ukora reka maze nsubize kiriya kibazo rombajije ngo hari abantu benshi bagenda bakuganiraho uriya muntu ni umunyabwenge n'iki nta kindi burya ubwenge iteka buri wese buhabwa n'Imana so rero kuhabwa n'Imana ni uko uba wagerageje gukora iki ugerageza gusoma iyo urimo gusoma wunguka byinshi cyane ariko ikintu gikomeye umunyarwanda yaciye umugore avuga ngo burya ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize urakoze cyane rero nagiye nganira n'abakuru benshi cyane rero rimwe na rimwe hari umugabo Tito muri Bibiliya yigeze aba ku birenge bya Pawulo barakurana baragendana ariko Tito yari umuhanga cyane kubera ko Pawulo bagendanye Pawulo yakuriyeho rero umuhanga so rero ugendanye nawe so uhinduka we ariko hari n'akandi avuga ngo mbwira uwo uri we no mbwira uwo mugendana ngo mbwira uwo uri we ako kantu hari abantu bihuriye yes uko ni ukuri mbwira uwo uri we nkubwire uwo mugendana kubera iki no mbwira ugendana nawe nkubwire uwo uri we ushaka kugendana n'umuntu uzi ubwenge ko nako nagatekerejeho cyane nsanga birashoboka ariko n'igihe bitanashoboka kuko ushobora kujya n'umunyabwenge ntumuha agaciro icyo gihe utamuhaye agaciro usigara inyuma ubu ngiye kukwisunga nawe ngiye kukwisunga bigusaba iki rero bigusaba kugira ngo uko byagenda kose wa munyabwenge agufate iyo atagufasha akakurekura hari akantu nyibukije hari principe wari ufite muri kiriya kiganiro no mu buzima busanzwe mfata ngufate nundekura uraza kumbazwa mfata ngufate nundekura uraza kumbazwa aka kantu gashobora kuba kari mu bwenge abo bantu badukurikiye kuri yawe TV muze gusesengura neza muturebere uyu muntu mfata ngufate nundekura umbazwe use wambazwa gute wamfata gute tutabana biti reka ngo rero akantu gakomeye cyane mfata ngufate nundekura umbazwe yanesheshe abantu benshi cyane ku buryo bamwe bagiye bicwa n'agahinda abatse kubera iki uyu so mfite umugabo kamene ubwo ni umugore arimo kwibaza ku mugabo we mfata ngufate nundekura umbazwe nundekura aza kumbazwe none kubera iki umugabo atarimo kumfata atari kunyitaho nganyiteho akora ibishoboka byose noneho wafata umwanya abantu barampamagaye baramaza ngo mfata ngufate byavuye ndavuga tuzabiganiraho nidukomeza ikiganiro ahangaha rero ni ikintu gikomeye cyane uzasanga rimwe na rimwe abagabo bamaze gusa nkaho bareka abagore babo kubera ikibabaritse gute ndacyakora research gute urabibona ukasanga n'abagore nabo baretse iki abagabo babo ariko principe yafata ngufate nundekura uraza kumbazwa bishatse kuvuga iki wa mugore naramuka arekuye umugabo we ako kanya nta kindi umugore azabazwa umugabo nawe abazwa umugore wiwe kubera iki fata ngufate yamaze kuta agaciro urakoze cyane hari akandi kantu nyibukije uravuze ngo umugabo ashobora kwita ku mugore we cyangwa se atamwitaho nyine akaza kumubazwa cyangwa se umugore we nawe bikagenda gutyo eske nk'ubu ngubu muri ino si ya none iyi si ya none turimo aka kanya uraza kubisanisha gute n'ibyo bintu ngo mfata ngufate nundekura umbazwe iyi si ya none mu miryango ukuntu ibanyeho ukuntu urubyiruko rubanye n'imiryango n'ababyeyi babo uraza kubihuza gute n'ako ka principe kawe mfata ngufate nundekura umbazwe murakoze ako ni ikibazo cy'ubwenge kandi bisaba gutekereza cyane ariko muri iyi minsi ya none uravuze ngo isi ya none twebwe twakuze turi abana bato cyane dukora tuganira na ba data rero haje kuba ikibazo gikomeye wa mugani nk'uko bavuga ngo isi ya none ariko iyo ngiye kureba nkitegereza nsanga isi irimo kutubeshya irimo kutubeshya cyane irimo kubeshya ku ngeri nyinshi zitandukanye irimo kubeshya abamama bakuze irimo kubeshya abapapa bashaje ni bimwe bavuze ngo ni ugukungura ukuze gukungura ukuze bishatse kuvuga ngo ni kwaguta icyo bita umwimerere wa kibyeyi ako Frank shaje yeno ntago ari ibya none ndashaka gusobanura isi ya none kano kanya turiho baravuga ngo ni aba.com
ni imyaka iri hasi cyane, ni iyi myaka y'urubyiruko dufite muri iyi minsi ya none. Ariko ikibazo bafite nacyo kiratandukanye n'icyo ba data bagize, basogokuruza cyangwa basogokuruza. Urumva ni ibintu bihabanye cyane. Uru rubyiruko dufite ntabwo rurimo kwegera ababyeyi ngo baganire, ariko igikomeye kirimo nabwo hari igihe bareba bakaba nibajya kubegera bababyeyi batari buze kujya gutanga iki impanuro. Turashaka sasa gukora iki? Mfata ngo ufate nibongere basubire ku isoko hasi, babyeyi tubasabe niko kuri. Kuko ukuri kutagiye hagaragara ntabwo kumenyekana. Icya kabiri, ukuri kudafite ibimenyetso kano kanya turimo kuvuga kuba gupfuye. Ibimenyetso ushatse kuvuga ni iki? Kuko ba data bo baganiriye na basi, babaho mu buzima muri training, barabwira ngo indangagaciro kirazira ni iyi ngiyi. Ariko aka kanya turimo kuganira ngiye nawe wambajije ku isi ya none, ariko ndashaka kuvuga ku gace gato cyane ariko ku bijyanye n'ingo. Urakoze. Hanyuma noneho ndashaka kuza kugira ngo nsobanure cyane, dusaba abakuru bagerageze kwegera abana babo kugira ngo yasi ya none tugerageze kuyihindura. Bitabaye ibyo isi irigendera, uzasanga abana bayoboye ababyeyi babo. Gute umwana yayobora umubyeyi we? Urakoze. Kuki cyo ngicyo kimbajije ni ukuvanga isi ya none irimo gusa nkaho turimo kuyoborwa n'abana twe twabyaye. Sinzi niba urimo kunyumva neza. Ntabwo ndi kubisobanukirwa neza. Nongere mbisobanure. Kubera ko bababyeyi batarimo kwegera abana babo ngo babagire inama. Uzasanga babana kuko babuze inama aribo barimo kuyobora ababyeyi, kuko turi ku isi ya none. Iyi si ya none ni kandi babana bavuga ni iyi si, iki ni igihe cyabo. Kubera ko baravuga ngo imyaka 100 ngo nta myaka 100 yo kubaho, ngo nta gikwe. Ugasanga umubyeyi w'imyaka 50, imyaka 60 nawe ngo nta myaka 100. Uratekereza icyo kintu? Kandi arashaje, agize 70. Kandi arashaje ahubwo arenda kuyigezamo. None ngende ndashaka kwibaza, abana hari akantu komojeho. Arimo gusubira ku cyo bita isi ya none. Hari akantu warukomojeho ngo abana bashobora kugera igihe bakazagera igihe bayobora ababyeyi babo. Urabona muri iki gihe muri ino si ya none abana wa mugani, umwana yagiye imyaka 16, 15 ashaka telefone ya smartphone. Kandi muri cya gihe cyaba sogokuru cyaba papa imbere, umwana yageraga mu ishuri ari wa mwana ugenda ku ishuri yambaye ibirenge, ari umwana wisigaga ku ishuri yahumura bakamukubita yisize utuvuta, ari wa mwana nyine. Ariko isi ya none abana b'ubu ngubu barumva yuko agomba kugira imyaka 15 ashaka smartphone. Ese muri no si ya none cyangwa muri iriya si ya basogokuru, izo smartphone bazimazaga iki? Basha ntago bari kuzikenera kuko hari ibyo batari bazi. Ese abana b'ubu iryo terambere urabona ari ngombwa? Urabona ari byiza kuba bafata umwana ufite imyaka 15 ukamuha smartphone kugira ngo ajye muri aya social medias biri? Urabona ari ngombwa kuri no si ya none? Ni byiza kandi cyane. Gute? Ndavuze ngo ni byiza. Byiza ni kimwe, cyane ni icya kabiri. Yego. Ni byiza kandi cyane kubera ko iyo turebye dusanga ubuzima bwo muri iyi minsi ya none dukoze business biri mu cyo bita social cyangwa social media, birimo guca bijye n'ibinyamakuru, ama YouTube, ama Instagram n'ibindi. Birashoboka kimwe nuko n'amasomo arimo gutangwa aratambuka ku online. Nibyo ni byiza, ariko buriya telefone hari ikintu yateganirijwe. Ntabwo ubundi hari ikintu ukoresha ukagikoresha nabi rimwe na rimwe kikugiraho ingaruka. Nabo bana rero ntabwo bivuze ko wabima telefone, muhe telefone, ariko nk'umubyeyi fata umwanya muganirize. Mbwiriti rero iyi telefone nguhaye niyo kugira ngo tuguhamagare. Cyo ni cyambere. Kabiri ni ukugira ngo ukurikire amasomo yawe. Gatatu hari indangagaciro kirazira dushaka ko ugomba kwirinda. Urimo kubyumva? Ndimo kubyumva. Ngayo nguko rero n'abanyarwanda wamagani w'ababandi. Ese kuri no si ya none muri famiye mu muryango hari ukuntu ababyeyi bagira ikintu cyo kuba
hari ababyeyi baba bameze ukuntu wowe nk'umubyeyi ukumva ko kuri ino si ya none nawe ugomba kwitwara nk'urubyiruko ruriho kuri ubu ngubu ukaba wumva nyine nawe wakwitwara nk'umwana ufite imyaka 20, 19 uri umugabo ukazayisubira inyuma ugaca inyuma umugore wawe ukajya kwishakira twana gutya kandi ibyo ngibyo byahereye muri ya matelefone ngiye ntekereza ko ariho biba byavuye kuko nta kuntu wowe ufite imyaka 40 wahuza n'umwana ufite imyaka 19 w'umukobwa cyangwa 17 ntekereza ko ese ubundi wumva yuko izo telefone bazigurirwa n'ababyeyi babo gusa icyo ngicyo rero ni cya kindi bise ngo n'ubwiru buriya ubundi ubwiru mu kinyarwanda ubwiru ni ikinyarwanda yego mu gifaransa ni secret mu cyongereza ni secret yego rero ibintu biri hano hanze bisa nkaho biragoranye cyane kubisobanura tunabasabe n'abantu bari buze kudukurikirana ntibaze kuza kudutera amabuye kuko ukuri kuraryana iteka buri gihe cyose kandi uretse ko uburyo ukuri kudafite ikimenyetso burya ngo ni umwanda yego ibimenyetso ko turabifite ariko ibimenyetso birahari kubera iki ibimenyetso bihari hirya no hino nta musore ndumva wiyahuye hiyahura abantu bakuze cyakumva nkumva ngo ni kunkunda amahoro kunkunda amahoro hariya hakorewe ibintu ubundi byagenze kumva ngo umugabo yahanutse hejuru ngo yikubise hasi arapfa kubera iki yabaye iki ubwira umungo bati ni umugabo byagenze gute yahanutse byagenze bite uyo ni amakuru duhabwa yego impamvu yahanutse ngo yazize umugore we ngo yatekereje ngo uyu mugore ngo yasamba yego mwarangije ngo arimanura ngo hasi ubwo ni bwabwira uri hehe muri mu yandi magambo byamunaniye kugira gute kwiyakira ni cya kibazo kiri hagati y'ingo uburyo zibanye hari n'ukundi kuntu rero umuryango nyine gutyo baba babanye umugore n'umugabo ugasanga bahora muri ayo matiku ugasanga bahora nyine bashwana kubera ibyo bintu byo gucana inyuma ajya mu bindi nyine noneho umwana ufite imyaka wenda nk'8 batoya cyane ugasanga bumva bahora bashwana ibyo ngibyo byo nta kintu bihungabanya muri sosiyete umwana babamo cyangwa mu buzima bwe busanzwe oya iteka buri gihe cyose buriya iri ku rugamba buriya nta ntambara itagira akajorite yego baramurasa akamugara nta ntambara itagira akajorite yego niba umugore n'umugabo barwanye iteka buri gihe cyose umwana agomba kuba iki kajorite nta ntambara itagira akajorite mu buzima busanzwe yagera muri sosiyete umwana hari akantu nigeze numva ngo umwana nyine n'ubundi ubu asanzwe nyine akiri muto yiga mu wa mbere agenda aganira n'abandi bana ati mu rugo bimeze gutya ati sha ubu ngubu nge naburaye naho undi mwana ngo se ngo wabuze ngo banze kugutekera n'umuceri ukibaza nk'uwo mwana iwabo yiburiye n'ibijumba yiburiye n'amadegede wa mugani ngo ngo araza mukinaho ngo babuze no kumutekera umuceri icyo gihe biba byaratewe na famiye iba itarabanje kwiyubaka mbere uko niko kuri ubyumva ute se kuba washaka umugore uri umusore nka gutya cyangwa uri umusore cyangwa uri umukobwa ubyumva gute cyangwa utekereza ko ari iki cyakorwa kugira ngo abo bana bitazagenda gutyo muri ubwo buzima muzajyamo cyangwa se guhora mushwana mupfa ikintu kimwe gucana inyuma cyangwa se gukena ubyumva gute uba wumva byakabaye bigenda gute mbere y'uko uwo mwana bimugiraho ingaruka mbere y'ibyo ngibyo nitubanze dutekereze ngo ese ubundi urukundo ruracyabaho icyo ni ikibazo urukundo ubundi ruracyabaho tubanze tubirebe iteka buri gihe cyose abahanzi barimo guhanga yego karirimba ngo urukundo ngo nkubuze ngo kandi ngo nasara napfa nayamanuka nkiyahura kumva masamba umuhanzi masamba ashyizemo indirimbo kijyanye n'ibirori bya mariage kumva ngo ngwino turagushaka iwacu turagushaka ariko ugasanga umukobwa cyangwa umugeni iyo amaze kugerayo bibaye intambara ahubwo tunabwire n'abahanzi bagerageze kureba kure batekereze kure cyane nibahanga izo ndirimbo ariko banashyiremo ngo muzitwa rukungu nimugerayo urakoze cyane haba ku mugabo ni byiza utangiye urundi rugendo urwo rugendo utazi rero niba uri umuhanzi ufite ubwenge bureba kure cyane mubwire ngo niba uvuye kuri step hari indi step winjiye uvuye mu siribateri winjiye mu bugabo
so ni byiza kugira ngo ugire gute wige indi ntambwe ugomba gutera, so nugerayo uzitwara uko nguko. Ibyo bikaza mu ndirimbo ya bya birori by'ubukwe. Ibyo bizatuma abantu bagerageza gufunguka cyane, bitume za ngo zikomera. Ariko ubu ngubu turimo gutanga akazi kenshi cyane kuki mu nkiko, turimo twatanze akazi abantu bakora hariya babo bararushye birago. Igitangaje bubahwe pe. Igitangaje nuko nurimo kuruca nawe byanziwe mu aho guhita wibaza isi ya none ihagaze gute koko mu miryango. Biragoye, birimo kutuvuna. Isi ya none mu miryango babyita ubwiru mu miryango. Amabanga hari abantu bona byabavunnye babuze aho bari buze kubicisha. Naje gukora research sanga hari abantu benshi akuze ubwenge, buriya hari akantu, buriya nta kuntu ugeze wabiteke. Njya nkubonamo ikintu kidasanzwe, buriya ubikomoje ariko burangira nkubonamo ikintu kindi kidasanzwe. Buriya nta kintu watekereza niba wabinyuza mu ndirimbo, niba wabinyuza mu sinzi ukuntu wabigenza, ariko buriya ndumva ushobora kuba ari akantu wabitekerejeho. Nabitekerejeho cyane ndanabirebaho, ariko rimwe na rimwe buriya umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo iyo wanze guhanuka kugira ngo turarerete. Ariko ndashaka kuza kumenya ikintu. Iyo wanze guhanuka urarerete. Bishatse kuvuga iki? Uranyo nabwo uzigero nuramuka buriye igiti hejuru ugafata ku ishami, wareba hasi ukabona hasi aho uri buze guhanukira ni harehare, ugatinya ntuze kumanuka, urakomeza ukarereta. Ariko ndumiwe iki kiganiro noneho iyo wanze guhanuka urarere. Undi arangije aramusubiza aramubwira ati ariko buriya nubwo utarereta wamanuka ukababara. Naramusubiza aravuga ati buriya aho utabasha gusimba uzagire gute uzakandagiremo. Aho utabasha gusimba ni ukuvuga ngo niba udashoboye gusimba izi metero runaka cyangwa udashoboye gusimba uyu mugezi uzakandagiremo, uzinagemo ukandagiremo ukomeze wambuka. Twari tukiri ku ibyo rero bishatse kuvuga iki, mbanze mbisobanure. Warumbaje ngo nta hantu wacisha ibyo bintu, izo message, kuko hari abantu baba bafite mu bwenge bwinshi cyane, harimo ubwenge bwinshi cyane. Rero ngewe ndacyameze nka wa muntu wanze guhanuka, uri kurereka, ndacyarereka sibyo, ariko hari igihe nzamanuka. Rero umunsi namanutse ukandagire hasi mo kahise. Harya aba bandi n'aba.com isi ya none baravuga ngo hazashya. Mana yanjye. Ariko tugendeye kuri ryaje muvuga ngo mfata ngo ufate nunde uraza kumbazwa. Icyo gihe tuzabaza umugabo kubera icyo warekuye umugore wawe, kubera icyo warekuye abana bawe bakandagara, kuki utabahaye uburere bagomba, tutagejeje kubaha uburere ngo bagere aho bagomba kugera, kuko mu nshingano urazifite. Tubaze umugore none ubundi mu Kinyarwanda babita ngo ni ba mutima w'urugo. Ariko birababaje kano kanya bamutse ubajije ababyeyi ukababwira ngo ni bande bajya mu nteko z'abaturage, ukababwira ngo ni bande bajya mu nteko z'abaturage kugira ngo cyakiva ngo umutima w'urugo, ngo ndi nyampinga, ngo ndi mutima w'urugo, umugore ngo ubereye u Rwanda. Uzasanga rimwe nta barimo kujya, niyo barimo gutatira igihango, babyita igihango ubundi bagatatira umuco, kandi bafite imyaka ibemerera kwemera. Abo ngabo ni gute babita rero? Ba buto budashira. Irora. Ubuto budashira. Yes, sorry. Abo ngabo ba buto budashira. Irora. Ni hahandi usanga kwa kundi nyine ababyeyi baba baragiye mu byabo bagahugira mu kazi, bagahugira mu bintu byabo, abana bakaba barara ariko nta nama babona mu rugo, nta kintu. Ni hahandi umwana azagenda akajya mu bye agataha igihe ashakiye. Ese wowe nk'umubyeyi wubatse washatse umugore ubyumva ute, cyangwa utekereza ko umwana yakabaye agera mu rugo isaha yasangahe? Watekereza ko umwana yabyitwaramo gute kugira ngo afate umwanya ave mu rugo agende nta kintu mwabivuga? Wowe ubyumva gute? Urakoze cyane. Muri no se none niko bimeze. Umunyarwanda niwe yaciye umugani aravuga ngo uri igiti kigororwa kikiri gito. Umuhanzi Mwisenabo niwe yigeze aririmba, naramukunze ariko
Uwiteka azabane nawe kubeza murinde. Yaravuze ngo yigeze ari indirimbo aravuga ngo nta rurabo ngo rujya rutoha rutuhiwe. Yego. Abantu benshi batagerageza kureba kure ntabwo yigeze aririmba cyane kuri rwa rurabo ruri buze kureba ku gitsina gore cyane. Yego. Yarebye no ku bana kuko buriya n'abana bakeneye ifumbire. Yego. So bameze nk'ururabo de plus. Ni narwo rurabo rwa mbere kubera ko iyo uri umubyeyi ugafata abana ugasa nkaho bashyira ku ruhande, iyo bashyize ku ruhande ni rwa rurabyo rwa rundi rwashibutse muri ya mizi yawe wabaye nkaho ushyira ku ruhande. Uyu utarwuhiye ngo urugire inama iteka buri gihe cyose uzasanga ya mategeko uzazana utarigeze utanga yafumbire mbere bizakuvuna, bizakugora. Biragusaba iki rero? Bigusaba niba uri umubyeyi gukurikirana cyane wa mwana wawe ukamuzamura akagendera kuri ya ndangagaciro ya kirazira mu Kinyarwanda, kugira icyo atinya n'icyo yubaha. Kuko ntekereza ko mu myaka akiri muto iyo biza kuba ngombwa kumubwira ngo amasaha yo gutaha naya, icyo ugomba gutinya ni iki, icyo ugomba kubaha ni iki, ngayo nguko n'ay'Abanyarwanda. Uwo mwana yari gukurira muri bwa burere bwiza. Rero iyo ageze muri ya myaka imubwira ngo taha aya masaha saa 12, murabizi muri abangavu, muri abari b'u Rwanda turacyafite umwanya wo kugira ngo tube twakubaka ingo nzima. Ariko biratangaje kubwira umwana w'umukobwa saa 12 ngo ugeze ahita abubwira ko hari ibyo aba yibereyemo, hari ibyo nibereyemo, hari impamvu. Wamubwira ngo kora ibinga ati ubiretseho gato ndajya kuri social, ugasanga umwana aho kugira ngo uramubaza kugira kugusubiza nta mwanya afite, ari muri telefone, ari mu kumubyi. Ni uburere wamuhaye azamuka. Yego uburere buruta ubuvuke niko Umunyarwanda yawuciye, ariko umwana arivukira. Ariko iteka buri gihe cyose iyo wagerageje kuba bugufi bwe agakorera kuri bya birenge byawe, ariko nawe biterwa n'isoko wavuye. Ubundi hari icyo bita isoko n'iriba. Yego. Isoko n'iriba isoko n'iriba bitandukaniye Frank. Isoko n'iriba bitandukaniye, konzi abantu bajyaga kuvoma mepfiri. Ubwo ngiye ku cyo gusora isoko ku muryango n'iriba ku muryango ni isomo rikomeye cyane bizatuma tuzagarukamo. Ariko mu muryango hari isoko. Ubundi umuryango muzima usobanuye isoko. Isoko ipfundo ry'umuryango. Nabyita ko ubundi isoko, ubundi amazi, urabona amazi, amazi ubundi bavuga ko agaciro gakomeye cyane hagati y'iriba n'isoko n'isoko. Yego. Kubera ko isoko riva ahantu mu rutare. Ni ukuvuga ngo niba riva ahantu mu rutare, isoko amazi ava hasi agapfumura mu rutare, urumva yaciye ahantu hakomeye cyane. Urimo kumva umuryango yaciye ahantu hakomeye cyane, aramena. Amaze kumena araza abari bugufi aho ngaho bashaka y'amazi bahita barafukura bakahagira iriba. Rero abana ni iriba. Ndumiwe. Papa na mama ni isoko. Turagira ngo tuze kuza kureba kuri rya riba rero, ariko na rya soko tuze kuryitaho cyane, hari buze kuza kuvamo bwa bwiru sasa. Urakoze cyane. Hari ikintu, hari ukuntu mu muryango papa bayumva ko ari we muntu ugomba kujya imbere, buri kintu cyose ari ugomba gutekerereza urugo, agomba kwita kuri buri kintu cyose cyabereye mu rugo. Ese kuri uyu mubyeyi w'umugabo akunda kugira igitsure kandi ari wa muntu uba udahari, yagiye mu kazi, aza afite stress, aza nijoro, abana baraho, wenda na mama nta kazi agira, ari aho ngaho gusa. Ese ubyumva ute kuba ari we muntu wa mbere wo kuzana igitsure mu rugo kandi abatanahari ngo atange inama ku muryango? Ubyumva gute? Ikiro ndaza kuza gusa nkaho igitsure gikabije kabisa, ze kuza kubikora muri buno buryo cyangwa mbisubize muri ubu buryo. Ubundi umupapa ni cyangwa umubyeyi w'umugabo ni kimwe, reka tuse nkaho tugana muri biriya ho gato. Ubundi Imana mu mategeko yahaye Adamu, nubwo Adamu nawe yakoze ikosa ho rito cyane rituma rihanirwa kandi bitakabaye ngombwa. Rero ubundi bavuga ko ubundi umugabo ni imyugariro. Imyugariro sinzi niba wumva icyo ari cyo. Ni bya biti bashyira mu marembo. Biriya ni ibikingi.
hari icyo bita ibiti bibiri bashinga babyita ibikingi. So imyuga rero ni batambikamo basobekeranije, urumva ni urusobe, kandi urusobe ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo uzapfe kumena winjiremo. Rero umugabo ni kura mugiranya noneho baraje bahita banga umugore ni mutima w'urugo kubera iki babivuze, we ahoramo imbere ni nacyo kintu buriya gikomeye. Abagabo nibubahwe mu gihe gikwiye cyabo, mu gihe gikwiye, kubera ko mbere y'ubundi umugabo yitangira urugo iteka buri gihe cyose. Buriya niyo hinjiye umwanzi, mbere yo kugira ngo umugore apfe habanza gupfa umugabo. Yego, habanza gupfa umugabo. Niyo mpamvu rero buriya kiriya gitsure iteka, kandi umwana buriya hari ibintu bibiri agomba agenderaho. Ubundi umwana agira kubaha n'urukundo muri we, kubaha n'urukundo akora bitojwe n'ababyeyi. Yego, ni na kamere buri Imana imuremana. Ako hazaho n'ikintu cyo gutozwa n'ababyeyi, ababyeyi bakagira ikintu bavuga ngo wa mwana wacu we ugomba kugira zino ndangagaciro na kirazira, ugomba kuba umeze gutya, ugomba kwitwara gutya muri sosiyete. Yego, ubu mwana rero ubundi hari ikintu umwana we muri we yiyumvamo, icyubahiro n'urukundo. Yego, ubundi kubaha cyane, yubaha isi the prince, aramwubaha cyane akanamutinya, ariko ubundi uriya umwana akiri muto akunda nyina, kuko niwe wamuhaye ibere, niwe bahorana, niwe umwonsa, niwe bahorana, niwe umwoza, niwe ugira utuntu twose. So niyo bango nyina w'umuntu, buriya nyina w'umuntu. Ariko byagera mu gutinya no kubaha, atinya se kubera iki? Ibyo byose ni kimwe mu bintu Imana yakreye mbere, yakreye mbere. Ntabwo ari uko aba yamukubise yamukanze yeze gute, ariko iteka buriya bureri se yamuhaye harahagera yagiye imbere akabona byari bikenewe. Mfata ngufate nundekura uraza kumbaza. Urakoze cyane. Mfata ngufate kabisa. Yego. Okay Frank, rero ahangaha twari turi kuri Yawe TV, ndagira ngo tugana ku musozo ugira ikintu wabwira abanyarwanda kuri no si ya none, kubwira ubwo mu umuryango papa na mama, urubyiruko rw'isi ya none, ndagira ngo ugira ikintu ubwira abakunzi ba Yawe TV bayikurikiye aka kanya, kugira ngo ubabwire isi ya none urayibona gute, urabona bimeze gute, nyine inama wabagira. Isi ya none iragoye. Yego, isi ya none biradusaba gukoresha ubwenge bwinshi cyane ku mpande nyinshi zitandukanye. Nta nubwo ndibuze kuza kureba cyane ku rugo, nubwo ari nacyo cyubatse sosiyete nyarwanda ndetse no ku isi hose. Kuko buriya wagize amahoro mu rugo, buriya n'ahandi hose uba wumva ufite umunezero ukomeye cyane. Ariko reka tuze kuza gutanga inama ku isi ya none, yo muri iyi minsi ya none biragoye kandi birakomeye. Turaza gukoresha ubwenge bwinshi cyane, ariko ubwo bwenge buri muntu uwo ari we wese arabitekerezaho bitewe n'igihe agezemo. Abana bitekereze mu myaka yabo, ubwo abana baraza kubitekereza mu myaka yabo. Ababyeyi basheshe akanguye barabitekereza mu myaka yabo. Hanyuma bandi nabo ndabizi gikurikiranwa n'abantu benshi cyane batandukanye, ariko reka dutanga inama muri rusange. Iyi si rero turiho ni isi y'ubwenge, ariko nubwo ari isi y'ubwenge ubundi yobowe n'imbaraga enye. Imbaraga enye izo nizo zubuye isi. Izihe mbaraga? Izo mbaraga rero nizo nshaka kugira ngo nsobanure mpita tunasoza. Ubundi hari imbaraga z'ubwenge, hakaba n'imbaraga za Satani, hakaba n'imbaraga z'amafaranga, ariko izo zose hari imbaraga z'Imana zirenza hejuru. Rero biraza kudusaba iki? Biradusaba ko turi buze kuza kubwira aba babyeyi baze gusubira ku isoko hasi, barebe uburyo batojwe kugira ngo batoze abana babo, noneho babana bakurire muri bwa burere ababyeyi bakuriyemo. Tunasabe n'abana bagerageze kumvira ababyeyi babo. Turabizi ko turi ku isi y'aba.com, turi ku isi y'aba.com, barashaka kujya n'ibigezweho, nta myaka 100, ariko iyo myaka 100 ibugeze kuri 40. Warayimenye? Ugeze kuri 40, nta myaka 40. Rero dusabe cyane ababyeyi bagerageze kwita ku cyo bita inshingano. Abagabo nibagerageze kwita ku bagore babo,
abagore babo ntibagize kwita ku bagabo babo, bica ku mpande ngo bagerageze kumva andi mabwire, kubera ko iteka buri gihe cyose iyo uciye ku ruhande uba ufite amajwi menshi atandukanye, ariko ijwi rikomeye cyane ni ijwi ry'umuntu muri kumwe mwahagurukanye ku isonga. Tunasabe n'abagabo barimo kugenda biyahura cyane muri iyi minsi ya none ntibagabanye, kuko sicyo gisubizo, ntacyo bimaze kubera ko wa muntu ugiye kwiyahurira uzasanga arimo kwenjoyinga, uzamusiga aryohe muri bya birakomeze yenjoyinge, we wamaze guhanuka mu nkunda amahoro ngo nta myaka ijana, we yanditse imyaka ijana, nta myaka ijana, so wowe yamaze kugabanuka. Tubasabe batuze, nibamara gutuza ahubwo basubire ku isoko hasi muri za mbaraga nke twasobanuye, nibashaka imbaraga zabafasha, so niba ari iz'Imana nibagana Imana, basenge cyane mfata ngufate kugira ngo nibura bagerageze kumva ko byagenda neza, bakinjira muri mfata ngufate nundekura uzambazwe. Urakoze cyane Frank, rero twe twakwakiriye kuri Yawe TV, urakoze cyane, turagushimiye inama nyine ubahaye turaza kuzikurikiza. Urakoze cyane rero, ciao. Murakoze, turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha cyane. Ciao. Ciao.